Yeah right uyu munsi mbazaniye oh shit by okkama nyuma yo kuba food tour ya element. Yes mbaye ikaze Steven 20 ino muri Indiash TV. Tayari na ikaza abantu bose badukurikirana kuri muri Indiash TV mbabwira ngo muze tugiye show. Setimitini freshman someone fresh. Ibalibalo hey yake ikaza. Reba ndi mu rukundo ariko ibi ntabwo ari so. Birasa naho hari kunkomongera ku muryango wanjye. Ndakeka ngomba guhura nawe muri koridoro. Ati nubwo ninye gukundana sinshaka kubaho njye nyine. Yeah right okkama yakubwira ati oh Shito. Ati nari mfite imbyino y'amakosa ariko vugana nanjye ndi hano. Ati nakifuje kubaho nk'umuntu wigenga ngakora ibyo nshaka mu gihe mbishakiye. I did right to be independent person, do what you want in any time you want. Nakifuje kubaho nigenga nshaka mu gihe nshakiye ariko sinabishobora kubera ko ndi mu rukundo. I'm in love again. Ati ndi mu rukundo nanone. Because I'm in love again, oh Shito. Mami se okkama akubwira ati oh Shito. Nanjye di Steven 20 kuri muri Indiash TV. Yake mbabwira ngo mukore subscribe, share, like, comment ubundi twikomereze. Yake kano karimo nkomeza kugatura babandi mwese inkundo zanyu ziba kontrola ariko zigatuma mutaba abo muri bo. Oh Shito numbaze ngo Shito niki atumva ari gute nagwa kandi nyiri muto umwana muto ufite inzozi nini. Ati kuri sinzi uko nzabyirengera pe. Ati ndareba hirya hino nkabura inzira. Akomeza agira ati ndakora amakosa. Ati kandi sindi umwere. Ati nakifuje kuba umuntu wigenga nakora ibyo nshaka mu gihe nshakiye. Ati nanjye kubaho nigenga nakabikunze nakora ibyo nshaka mu gihe bishakiye ariko sinshobora kubera ko ndi mu rukundo. Akamubwira ati sinabishobora kuko ndi mu rukundo. Because I'm in love again, oh Shito. Mbibutsa ko uyu mukomeje kubana na Steven 20 akaba ari muri Indiash TV. Uyu ni okkama akubwira ati oh Shito. Ati nakifuje kuba nk'umuntu wigenga nibera undi njye nyine nakora ibyo nshaka mu gihe mbishakiye. Mbibutsa mukeneye kuba cyangwa utabitekereza cyangwa WhatsApp 0289 386. Nakifuje kuba mu buzima bwanjye nyine nakora ibyo nshaka mu gihe mbishakiye.